Reka mbasuhuze mwese mudukurikiye, amahoro y'Imana abane namwe mwese, abadukunda abakora subscribe, abakora share, abakora comment, mwese Imana ibahe amahoro n'imigisha, mwese amahoro n'imigisha bibabeho. Aka kanya tugiye kuganira ku kiganiro cyitwa kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura ni iki rero? Kanseri y'inkondo y'umura ni kanseri ikunze kwibasira cyane cyane abagore, ndetse ikagaragazwa no gukura bidasanzwe k'uturemangingo ku nkondo y'umura. Iyi kanseri iyo igifata umuntu ntikunze kugaragaza ibimenyetso, gusa iyo ifatiranyijwe hakiri kare ishobora kuvurwa ikaba yakira. Iyi kanseri iyo ikigufata hakiri kare ukagenda ukivuza ushobora kuvurwa ugakira. Iyi kanseri rero ariko nanone yo utivuje hakiri kare ukaza gusanga yaramaze kurenga, amahirwe yo gukira aba ari hasi. Aha kanya rero tugiye kuvuga kimwe mu bimenyetso 10 ushobora kwitondera, cyangwa se ushobora kubona ukahita utekereza ko ushobora kuba urwaye kanseri y'inkondo y'umura. Igihe rero ibimenyetso 10 ubyibonyeho, ihutire kwa muganga hakiri kare, wisuzumishe bagusuzume kanseri y'inkondo y'umura. Niboneka itaragera ku rugero rwo hejuru ishobora kuvurwa igakira. Twibutse ko iyi kanseri y'inkondo y'umura ari kanseri iri guhitana abadamu benshi muri ino minsi, kandi iyi kanseri rero ikwica bucece, kuko rimwe na rimwe hari igihe itagaragaza ibimenyetso, cyangwa se ukabona ari ibintu bisanzwe uri kwibonaho mu gihe udasobanukiwe. Nakurarikira rero gukurikira iki kiganiro, kandi igihe ubibonye ukagisangiza abandi nabo bakumva iki kiganiro, kugira ngo bashobore kujya kwisuzumisha hakiri kare. Ibi rero ni ibimenyetso 10 bishobora kukwereka ko ushobora kuba urwaye, cyangwa se ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura. Ariko udukoreye share, ugakora comment, ugakora subscribe, wabiki. Ibi biroroshye cyane. Kanda aho hantu handitse subscribe, ukande kukazogera, nurangiza ukande aho hantu handitse like, uhakore like. Ukore iyo like rwose urabutanze inkunga ikomeye cyane hamwe natwe. Ni Theo Tip TV rero, turi mu kanya ko kubagezaho ikiganiro kijyanye n'ubuzima, ikiganiro kijyanye n'inyungurabwenge ku buzima. Aha tugiye kureba bimwe mu bimenyetso bidasanzwe 10 ushobora kwibonaho ugatekereza ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura. Ikimenyetso cya mbere rero ni ukubona ibintu bidasanzwe bisohoka mu gitsina. Ubusanzwe hari amatembabuzi asohoka mu gitsina, ubu ni uburyo umubiri uba ukoresha kugira ngo usukure igitsina. Muri ubu buryo rero ibisohoka mu gitsina nta bara cyangwa impumuro biba bifite, icyo gihe aba ari bizima. Ariko igihe ubona bitangiye guhinduka, bigahindura ibara, bikagira impumuro mbi, ndetse bikiyongera kurushaho uburyo busanzwe, ndetse bishobora no kuba ari ikimenyetso kidasanzwe cya kanseri y'inkondo y'umura. Igihe ubona byazanye iryo bara, ni ukuvuga ngo byaje bifite ibara, byaje bifite impumuro mbi, byaje bigaragara ko ari ibintu bidasanzwe biri gusohoka. Icyo ni ikimenyetso cya mbere ushobora kukwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura. Icyo ni ikimenyetso cya mbere rero. Ikimenyetso cya kabiri ni ukuva amaraso mu gitsina. Kenshi na kenshi abadamu cyangwa se abakobwa buri kwezi bajya mu gihe cy'imihango. Icyo gihe ni ibintu bimenyerewe, baba bamenyereye kubona amaraso. Gusa niba ubona amaraso mu gitsina atari igihe cy'imihango, ugomba kwihutira kugana kwa muganga ukamenya neza impamvu, kuko bishobora kuba ari ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura. Niba uva amaraso mu gihe urangije gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa ukayabona warageze igihe cyo gucura, ugomba kwihutira kugana kwa muganga mu buryo bwihuse. Ibi rero igihe ubona amaraso waracuze, cyangwa se ukabona amaraso igihe urimo urakora imibonano mpuzabitsina, ihutire kwa muganga. Kubabara mu gihe uri kwihagarika cyangwa se kunyara. Mu gihe unyara ubusanzwe ntugomba kubabara. Niba utangiye kumva rero uribwa mu gihe ugiye kwihagarika cyangwa se kunyara, ukumva wokerwa, ugomba kwihutira kugana kwa muganga. Muri make, igihe uri kokerwa, igihe utangiye kumva ububabare igihe uri kunyara, ihutire kwa muganga. Nubwo ibimenyetso bishobora kugaragara mu gihe urwaye infection y'umuyoboro w'inkari, cyangwa se igihe wagize indwara y'imwe twita intandamyi, aribyo bita ama infection. Ibi gusa nabyo ntushobora kubifata nk'ibisanzwe. Igihe ubona bikunze kukubaho ukwihagarika, ukubabara ukwihagarika, ntugomba kubyihererana. Ni ngombwa kugana kwa muganga
ukabimenya neza. Kumva ubabara amaguru, nubwo igihe cyose ubabara amaguru bitavuga bivuze ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura, ariko ni ngombwa ko iki kimenyetso nacyo kiba muri bimwe mu bubabare, muri kimwe mu bimenyetso bigaragaza cyane iyi kanseri, cyane cyane ko bishobora no kuba ihuriro ry'izindi kanseri. Nubona amaguru yawe yabyimbye cyangwa aretsemo amazi, ugomba kwihutira kugana kwa muganga kuko bishobora kuba byerekana ko iyi kanseri ushobora kuba uyifite. Kubabara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyo uri gukora imibonano mpuzabitsina ukababara, ni byiza ko utekereza ko ushobora kuba ufite ibimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura. Mu gihe rero ukora imibonano mpuzabitsina ukumva ubabara cyane, bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura. Niba ububabare butangiye kuza vuba kandi mbere bitarakubagaho, kandi bukarushaho kugenda bwiyongera, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga. Guhorana uburibwe bw'umugongo nacyo ni ikimenyetso, nubwo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ugira uburibwe bw'umugongo, wateruye ibintu byinshi, ukora akazi gatuma wunama, ukora akazi gatuma wicara cyane, ariko igihe ibi bintu bikomeje kubaho kandi bikaba ngombwa ko bihura na biriya bindi bimenyetso twavuze imbere, nabyo ni ngombwa kujya kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura. Ibi bizagufasha, kandi niboneka hakiri kare, tubibutse ko iyo ibonetse hakiri kare ivurwa igakira. Gutakaza ibiro cyane no guhora wumva unaniwe, iki nacyo ni ikindi kimenyetso. Nyaboneka mukore subscribe, mukore share, mukore comment. Umunaniro ukabije ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri zitandukanye zihuriraho. Ahanini rero biterwa n'uko insoro zitukura z'amaraso ziba zisimbuzwa n'insoro zera, nuko rero bikaba byatera ikibazo cyo kubura imbaraga, kuko uba ufite ikibazo cyo kubura amaraso. Aha niho umunaniro uzira, ndetse no gutakaza ibiro cyane bikaza. Buri ni iki kimenyetso cy'izindi kanseri zitandukanye, ariko cyane cyane na kanseri y'inkondo y'umura iba irimo. Niba utari kuri regime cyangwa ukaba udafite ikindi kintu gituma ushobora kunanuka, niba ubona utakaza ibiro mu buryo budasobanutse, ni ngombwa kwihutira kwisuzumisha iyi kanseri. Ikindi kimenyetso ni uguhora wumva ubabara mu kiziba cy'inda. Uburibwe bwo mu nda yo hasi cyangwa se ikiziba cy'inda, akenshi ni uburibwe busanzwe ku bari n'abategarugori, cyane cyane mu gihe cy'imihango. Gusa niba wumva ufite ububabare burenze ubwo wagiraga kandi bukaza vuba, kenshi bugenda bwiyongera bukamara igihe kinini, ni ngombwa kugana kwa muganga kwisuzumisha ko itaba ari kanseri y'inkondo y'umura yatangiye kukwibasira. Kubona imihango mu buryo butunguranye, buri mugore cyangwa umukobwa aba azi igihe agira mu mihango, cyangwa se nubwo hari impamvu nyinshi zishobora guhinduka zigatuma imihango yawe ihindagurika, ariko igihe imihango iza yisubiramo buri munsi kandi kenshi, tekereza ko ushobora kuba na kanseri y'inkondo y'umura yazamo. Niba wari usanzwe ufite ukwezi kw'imihango kudahinduka, ukabona utangiye guhindagura amatariki, ni ngombwa kwihutira kwisuzumisha kwa muganga. Guhinduka cyane mu buryo ujya kunyara, cyangwa se kujya kwihagarika buri kanya, ugahindagura uburyo wajyaga kwihagarika buri kanya. Imihindagurikire ndi kubabwira aha ni inshuro nyinshi ujya kunyara, ndetse n'inkari uko ziza. Niba wari usanzwe ushobora gufunga inkari ukaba utakibishobora, ukaba ubabara, ibara ry'inkari zawe ryarahindutse cyane, ni ngombwa kugana kwa muganga. Iki kiganiro gikurikire neza, ubisangize n'abandi, kiragufasha cyane, ndetse nabo kirabafasha kugira ngo babone icyo bashobora gukora igihe bibonaho ibi bimenyetso. Nuramuka ubonye amaraso mu nkari zawe, ugomba kwihutira kugana kwa muganga utazuyaje. Ni mu gihe ubonye rero kimwe muri ibi cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga ugasuzumwa hakiri kare. Reka mbibutse ko kanseri y'inkondo y'umura iri mu zihitana cyane igitsina gore, gusa mu gihe ivuwe hakiri kare itarafata ibice byinshi, ishobora kuvurwa igakira. Iyi kanseri ishobora gukingirwa ku bakobwa bakiri bato, kandi urukingo rutangirwa ubuntu muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Sangiza iki kiganiro abandi rero nabo bacyumve, cyane cyane igitsina gore, ariko ushobora kuba uri n'umugabo nawe ukagisangiza abandi, kuko muri abo badamu harimo umudamu wawe, harimo inshuti zawe, muri abo bakobwa harimo
inshuti zawe, harimo abana bacu bazajyana babe inshuti z'imiryango, wowe badamu abana bacu, sanga ikiganiro abandi kugira ngo nabo bakimenye, hanyuma kwirinda biruta kwivuza. Kwisuzumisha kare rero niwo muti wa mbere ushobora gutuma ukira indwara. Ndabakunda, mukore subscribe, mukore share, mukore comment, hanyuma mbifurije ubuzima buzira umuze.